simpakana iyi foto yanjye nubwo irimo kumbeshyera bwose. Abana ku ishuri bakaza bakavuga ati twabonye papa ku gifuniko. Nagira ngo ndizeye ko nzakiganiraho na Minisitiri w'Ubutabera kugira ngo ibi tumenye ukuri kwabyo. Ubwo ngubwo sinakubwira uko nari imeze. Umubiri wanjye wahindutse ibyuya gusa, amazi gusa. Urebye ntayo huriye n'ibyabaye kuri njye. Uretse ko yafotowe muri mu 94 mu gihe cy'intambara. Ibyo bintu mujye mushyare. Nje mu rugo kushaka icyo kurya kubera umuryango wanjye. Imbere yanjye ahagana igitarama noneho umusirikare umpagaritse ndahagarara. Aho mpagaze haza imodoka ya mbere icibo iburyo bwanjye. Haza imodoka ya kabiri ica ibumoso bwanjye. Indi modoka ya gatatu yahagaze mu muhanda hirya gatoya imbere yanjye. Ni barambaza bati hariya mu mufuka uhafite mwiki hari mwiki. Bati fata umuhoro. Ufate neza noneho neza n'akaboko k'iburyo. Nk'umuntu w'umugabo mbese ugiye gutashasha. Batimanura gahoro gahoro. You don't take pictures with people with guns without their permission because you're going to get into trouble. Iyi genocide yabaye ndeba. Noneho sinyihakana ko itabaye. Publications can put further captions. People change captions to suit themselves. No, I don't personally remember writing that caption. Ndege wese mbona ari nge wari. Ikindi kandi n'abaturanyi nta kindi baganira iyo bambonye, nta kindi bavugana iyo bambonye. Iyo mbonye abantu bavugana sanga ari nge bavuga. Abana ku ishuri bakaza bakavuga ati twabonye papa ku gifuniko. Abana nabo urebye barakomeretse kubera ko ibintu byaragiye bigera kure. Twumvaga Perezida wa Repubulika ariwe waturenganura kuko niwe ufite ububasha. Numva nk'iyo foto yamanuka. Narayabonye nanjye no mu nyamakuru cyangwa no bundi buryo. Ntabwo ari ikibazo kitureba gutya nk'umucamanza ariko mu rwego rumwe rw'ubutegetsi bwa leta kiratureba. Nagira ngo rero mbizeze yuko iki kibazo nzakiganiraho na Minisitiri w'Ubutabera.